Ijambo ry'umunsi. Umugabo mwiza asigira abana b'umurage ukomeye, umurage wo gutuza ndetse no kugira imico myiza. Umugabo mwiza azana ubutunzi mu bakiranutsi. Waruzi yuko hari umutungo n'imigisha biteganyijwe ku bakiranutsi. Hariho amafaranga amaherezo azoherezwa mu maboko y'abantu bazayakoresha mu migambi y'Imana. Ibyo bishatse kuvuga yuko Imana ishyiraho intwaro zayo zikajya kurwana n'abafite ubutunzi bwayo mu migambi yayo. Tekereza gusa ko Imana ikomeza intwaro zayo ikajya mu mbaraga z'umwijima ivuga iti, nzafata ayo mafaranga mufite kubera yuko ndayakeneye, ayo mafaranga n'ay'abana banjye. Nzajyana ubucuruzi, ibyo bitekerezo, ayo masezerano, ibingibi byose bifite amazina y'abana banjye. Nshuti, Imana irwanira intambara zawe mu buryo nawe utazi. Imana ifite ubutoni butagereranywa yuko igiye kwimirira mu biganza byawe. Imana ifite ubutoni butagereranywa yuko igiye kwimirira mu biganza byawe by'intungane, ibyanzwe ndetse n'iby'abadakiranutsi. Imana igiye gufata ibintu byose izi yuko wanyazwe, hanyuma ibigarure mu biganza byawe. Igiye kukuzanira ibintu byose byuzuye mu butungane bifitwe n'abadakiranutse kuko nyine ari ibyawe. Icyangombwa ni ukumenya neza yuko uri mu matsinda akiranuka. Menya neza ko wubaha Imana n'ubuzima bwawe kandi ugakomeza umutima wawe. Reka uburemere cyangwa se ibyaha byose bikubuza. Igihe cyose ugumye mu kwizera kandi ukabaho ukiranuka, imbere y'Imana izakugezaho byinshi cyane yagusezeranyije. Imana yagusezeranyije byinshi kandi bigusezeranya mu byinshi, ndetse kuguma imbere yayo ndetse no kwitunganira nibyo bizatuma ubasha kubigeraho. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NEMI. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa3.nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.